iyo mikino byibuze yombi yagibera kuri stade Amahoro urabyumva aho kugira ngo ize kuza kubura abantu bayishyigikira. Umuntu wa mbere byatangiriyeho ni Gasogi yari gukina na Kiyovu Sport cyo wacyumva ariko icyo gihe by the way nta nubwo Gasogi urumva n'amakuru ya Al Hilal ifite wenda yaravuze iti hagati ya Gasogi na Kiyovu nta nubwo hari abafana benshi. Al Hilal ipanga umukino we kuri stade Amahoro ariko umukino uhura ku isaha imwe n'ikipe ya Gasogi ari kwakiraho Kiyovu Sport Inyamirambo saa 9 kuko ni umukino wari upanze. Abantu benshi twahise tuvuga tuti twajya kwirebera Champions League kwa Gasogi nta kintu cyaboneka. Gasogi nababazwa nuko Rwanda Football Association iri kwamamaza umukino wa Al Hilal mu gihe ngo ari umukino wa Kiyovu Sport na Gasogi. Ibyo bintu murabyibuka Gasogi yabivuze. Iravuga iti ni gute Ferwafa iri gufasha kwamamaza umukino w'ikipe mpuzamahanga twebwe umukino wacu niba nawa ibafasha byinshi ariko Yari personally guturuka y'icyo gihe ikintu ngo cyabaye ese yaranaye kwamamaza suwe. Al Hilal yaravuze baribwiye bati mujye mwegera no makipe mujye mwifuza ko imikino yabo nyabera hano mubazane kuri stade Amahoro. Buriya Kiyovu Sport na Gasogi nuko zazanywe kuri stade Amahoro nyuma y'umukino wa MCRG n'ikipe ya Al Hilal. Amakuru akanavugwa ko Gasogi ishobora kuba yarahawe hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3 a verify harimo ka motivation bahawe. Ibyo bintu byarongeye birakorwa ubwo APR yari igiye gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Mbere yaho hari habaye umukino w'ikipe ya Al Hilal na Center wa Rupopo. Icyo gihe nanone Al Hilal yumvikana na APR isaba APR ko umukino wayo na Kiyovu wabera kuri stade Amahoro nyuma y'umukino wa Al Hilal n'ikipe kugira ngo babone fan kugira ngo babone abafana. Ntago nzi niba APR ari cyo yahawe ariko suko umushyitsi duka ubinote neza suko uramushyitsi abuza abafana arabafite ariko igihugu akiniramo biragoye ko abafana bakwideplasa kenshi ngo babone ko bakwiyambaza abafana nta kimwaro kirimo. Icyo gihe byarakozwe kandi ikipe ya APR na Al Hilal burya makuru ya APR nagapfa kuba linked ni ikipe koko y'ingabo ariko ntago tuzi niba n'icyo gihe hari amafaranga yahawe. Ntago tubizi niba icyo gihe APR niwe yarahawe amafaranga kugira ngo ize kwakira Kiyovu Sport ku Mahoro. Ariko ikintu gihari muri iyo mikino kugeza aho ngaho utangiye kuvuga ikintu gihari nuko ikipe igiye gukina nyuma ya Champions League mu kwakira kwayo ibyo itanga kuri stade Amahoro ntabyo ntabyo zihabwa amafaranga nta kintu urumva ariko amafaranga yuko Gasogi na Kiyovu bashobora kuba barabaje ati se mukino ari kuboneka mangara babyumvikane neza iri parike ngo hazabe hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3 a verify. Urumva ko nawe mu gihe ugiye gukina ku Mahoro impamvu mbivuze ha dépense wahakoreye kandi wenda na motivation wabonye ntago wabyanga kubera ko barakubwira ati wari kuba estimation ntago wabyanga. Urumva ku munsi w'ejo rero ikintu cyabaye nyuma y'ibiganiro n'ubusabe hagati y'ikipe ya Al Hilal na Rayon Sport. Buriya Rayon Sport yagiye kwandika iriya email imaze iminsi ngo mu biganiro n'ikipe ya Al Hilal ariko yanabyanditse Mirambo sibyo hari ibyo nabonye yabyanditse yego byari birimo yabyanditse yabanje kujya mu biganiro n'ikipe ya Al Hilal baza kuza kumvikana sibyo bamaze kumvikana Rayon Sport iravuga iti Nyamirambo umukino wa nyuma ariko kumvikana nabonye na match Rayon Sport yakinnye nandera na Polisi ni are cyangwa ni match nabonye yise na Polisi na Polisi abayobozi bari Hilal bari nabonye umuyobozi wa Hilal rwose yaje gushyikira bari bahari nanamenye ko ariko wakane nanamenye ko namubonye no kubahuza byakozwe hagati na attaché militaire wa ambassade ya Sudani namubonye rwose wenga ushobora kubona Fanari El Merek niwe wahuje hagati abo bayobozi bombi ku buryo n'umukino ejo bundi Rayon Sport isezerera Polisi hanatangagwa amatangazo muri stade ya Kigali k'abafana basabwa kuzajya gushyigikira cyane ikipe ya Al Hilal. Nyuma rero ntagitangaza rero ibyo biganiro byabayeho rero nyuma rero y'ibiganiro ikipe ya Rayon Sport yandikiye Rwanda Premier League bivugwa ko Rayon Sport yari yamaze kumvikana Al Hilal kabwira iti uyu mukino twinjije miliyoni 13 wa Polisi kadufata urugero kuri uyu mukino Rayon Sport iri gutsinda uko yigira imbere niko yinjiza amafaranga ni ngombwa ariko ngo nyuma y'ibiganiro n'ibyakozwe byose n'ibindi Al Hilal yishyuye Rayon Sport ibihumbi 7,500 by'amadolari ayo makuru yafite ibihumbi 7,500 by'amadolari
kugira ngo Rayon Sport ihebere sete ari kuzakura Nyamirambo ku mukino wayo na Gasogi yemeye kuza gukina kuri stade. ibyo ntabwo wabyanga. Impamvu ni iyi ngiyi, bikugabanyiriza logistique, ntibikuriba logistique wari kwishyura ku Reka mahoro wabonye ko ugomba kubona byumvikana neza, ntabwo wari kuyabona. Nanone muri esprit nziza uje no gushyigikira umuntu hajya kwamba ayo ntabwo wayanga, ntago wayanga wifuza ntabwo wayanga, biranumvikana. so Rwanda Premier League byungukiyemo yamenyeshejwe hari muri kutubwira ati Rwanda Premier League yamenyeshejwe iminsi 5 itarimo. Ibyo byaba ari hagati yayo na Ferwafa na Rayon Sport, ariko ekipe igomba gukina umukino kuko niyo tureba Gasogi yabuze ku kibuga. yamenyeshejwe ku gihe. Gasogi yamenyeshejwe mbere y'amasaha 48. Mbere na mbere yaramenyeshejwe yego cyangwa oya. Icya kabiri yamenyeshejwe igihe cy'ikirimo cy'amasaha 48. Kuko nakurikiye ndareba umuntu byabayeho byari binoroshye mu mikino ibiri ibanza yindi yahinduwe ni Kiyovu Sport. Ese Kiyovu Sport muza gukina na Gasogi, ese Kiyovu Sport muza gukina na APR, hari extra money mwahawe k'imikino yari yahinduwe? Abo muri Kiyovu Sport batubwiye bati oya nta faranga na rimwe twahawe kandi twaje gukina. Ariko ntibivuze ko Kiyovu, byumva neza Ruka, ntibivuze ko Kiyovu arandi mafaranga yakoresheje itateganyaga kubera iryo mpinduka. Kuva Nyamirambo ntabwo Stade Remera, ariko no kuvuga ngo ese ubundi reka tubare ko uretse ariko aho yari ihanganyiraza, reka tubare ko venue ihinduwe, reka tubare ko venue ihinduwe. Ese ubundi venue yahindurwa kugera hagana, reka tubare ko uyu mukino wakwikiga ukajyanwa i Rubavu, byagenda gute? Akiryo bigomba kugara muri amategeko Jado yatwereka ko bigomba gusobanura. Ariko hari ikintu hangaha. oya ariko uretse uturujyana Rubavuruka tubwizanye ukuri, umukinyi uri bukine saa 9 z'amanywa tuza amasaha arira turi kugenana niba ari muri lokali, umukinyi uri bukiye saa 4 z'ijoro tuza amasaha arira n'uburyo ari butaha kameme ntwabura dukeya twakwiyongera. ari ngombwa. Ariko utanze urugero rwiza, Kiyovu byayibaye, Kiyovu n'amafaranga yabonye medale sportif Kiyovu yarakinnye, Kiyovu yarakinnye. Ariko hari ikibazo, hari ikibazo nakwifuza ko tutagira kuri iyi plateau. Turaza kugirira gute impuhwe abantu bikorera amategeko bo bwabo ari bo bicara ku bintu bibareba bakagira ibyo birengagiza cyangwa se badaha agaciro mu mategeko yabo, kandi babizi ko ari bo ashyiriweho, ari bo bayashyizeho, ari n'abazakoresherezwaho. binavuna Ibyo ntibibareba kuko niba abantu bataributse ko mu guhindura umukino hari izindi extra cost zishobora kubaho, hari ibindi bishobora gupfa, ibyo nabyo byarebwa niba bikiri mu mategeko. wenda banakubwira ko hari irari nawe yaje itinze, ahari ntabwo bayazi ko ibi ngibi byabaho, nabo babikubwira. Reka nguhe n'urugero, bakubwira ko batigeze babiteganya. aya mategeko mu mabwiriza yabo nakwereka ingingo irimo ivuga ko irushanwa rizakorwa n'amakipe 16, ariko ubu siyo dufite. Niba byarahindutse ubwo byahindutse mu buryo biyemereye. Byose cyo nemera nuko n'ubuyobozi wa Rwanda Premier League aho yanditse aravuga ati wanje uvuga ati ikitonderwa bishobora no guhinduka, ariko hari nawe yanditse avuga ati abantu bagomba kuba flexible kuri icyo kintu cyo guhinduka bitewe Oya kuri fixtures hasi zanditseho, ibyo nabyo byanditseho rwose flexibility. amonavi niyo utabona amafaranga bagomye wewe muri make rero n'ibyo ndabona iyi nguyu hari icyo tsira ari kuburana ati Jean Luc mu mategeko asanzwe ye procedure imwe yishwe bituma n'ibindi byose byabaye bibimfa gusa. Yishwe no kuvuga ngo Rayon Sport amishije Rwanda Premier League nta minsi 5 irimo. Ibyo biri hagati ya Rayon Sport na Rwanda Premier League. Iyo Rwanda Premier League isubiza Rayon Sport ibabwira ngo nta minsi 5 irimo iteganywa mu mategeko, sibyo byatuma tutabasha kubona ya masaha 48 yo kumenyesha uwo muzakina. Nibwo twajya kuri iyo ngingo. Ari iyo ngingo ntabwo turi buze kuyijyamo kuko Rwanda Premier League yo nta kibazo yabigizeho. Icyo kintu kirumvikana cyane. Amasaha 48 yaragihari. Icyo kirumvikana. Neganya ko Rwanda Premier League ishyiramo iriya minsi kugira ngo izabone umwanya wo kujya gutereta no kujya kureba ibyo bindi byose. Icyo kirumvikana. Icyo ntabwo twagitsinda rwose. Nabonye yakomeje kubyandika kenshi. Iyo ngiye kureba mbona ko mu buryo busesuye communication yarakozwe. Communication yarakozwe kandi yakorewe ku gihe. Gusa hari ikintu mbona gikwiye kuranga entre guillemets aba sportif. Sibyo?
yaba wowe ufite ukuri yaba udafite ukuri muri rusange aba sportif ni ukurwana ku buryo izi image zitagaragara mu mupira wacu, hakaba abantu ibiganiro kubihuza hakiri kare, ntihaze no kuba no kuvuga ati ngo noneho iyo flexibility ruka nize no kuboneka no ku munota wa nyuma ngo noneho basireka turebe ukuntu twabigoronza no ku munota wa nyuma bitakinashoboka. Ibyo biganiro n'ubundi bigaragara ko byabaye kare, ibintu byahereye kwa gatatu. Icyo ni kuvuga rero ni marari ku cyumwe Brado Fer zigabanuke nazo ko nacyo zidusayidira sidike ntabwo zidusayidira. hano habaye gufunga inguni Ibyo byo gufunga inguni ntacyo bifasha, kubera ko à la fin du compte kuri se nikumenyekanye umuntu wese uri kutwumva ashobora guca urubanza mu buryo facilement, ashobora guca urubanza facilement. So ku giti cyanjye mbona ko nibivanwe mu isomo nibivanwemo. Ikindi niyo minsi 5 umuvandimwe arimo aravuga nayo bashaka uburyo byubahirizwa, niyo minsi 5 yubahirizwe nibibe bikugura ku munota wa nyuma. Nanone nabyo habeho kugenda biga ku kintu n'iki ngiki, biga utuntu twinshi ku mpande zose, sindiba ndi kumvikana ku mpande zose, icyatumye tugera kuri iyi level ntibizongere ko ntibikwiye. harimo ikintu kindi wenda cyazamo no mu kuza guhindura, kuko ubu ndimo ndanatekereza ni amakipe abiri y'i Kigali yombi, ariko ndimo ndatekereza iyo tuba tudiringa n'ikipe wenda yitwa Musanze ikubwira iti twari gukina wenda saa 9 tugataha saa 11, hindukina saa 4 tugasoza match saa 6, dufite ubwoba bw'uko tutari butahira iryo joro ku bakinnyi bacu. Hajya nuze n'ibyabaye rero no mu rwego Marine byagenze bite Muhanga mu rwego cya Marine ejo bundi Muhanga kinge nayisoza saa 6 z'ijoro mu rwego rwo kwa update y'amagaju yakiniye kuri stade hari Nyamirambo saa 2 z'ijoro saa 3 z'ijoro ataha, kuko hari ikintu kimwe urakoze kuri icyo kintu cyane urugose urakoze. Niyo mpamvu navuze ngo flexibilité na esprit sportif gose ku muntu wasuye ntabwo yakiriye yamenyeshejwe kugira amategeko biteganya wahageze saa 4 z'ijoro wata match irangiye saa 6 z'ijoro uri utahiye ngiyo mu bufundu ugeze saa 8 z'ijoro kameme. Niba ari ikintu cyabonetse cyo furusi habe abantu kumvikana no kuganira no guhuza, ibyo sinkiye kumvikana mu mategeko, habe amategeko ari clear. nanjye navuga ngo asubiza iyo adjustment ni korwe kugira ngo abantu bagire ariko nyine shehe ikintu gihari ikibazo gihari mu mategeko hariye biranditse mu kanya byo Castella dusomera gutarinjira ahangaha, nta extra cost Rwanda Premier League ishinzwe kwishyura yaba kuwakiriye yaba kuwasuye, nta extra money uwo muntu yishyurwa ntacyo, ariko abivugurura iyo inama icyo ngicyo reka turebe ku bihari nona ese Rwanda Premier League yabarenganyije Gasogi? oya ni amategeko Gasogi ifite ukuri ko kutaza kuri stade Amahoro. ye numva nta kuri ifite mu gihe uri ntako Senserime ifite ukuri? oya ntako, kubera ko yamenyeshejwe ku gihe mbere yo kujya mu bya flexibility mu byo bikorera ibyo biraza nyuma, isura y'amarushanwa n'ibindi ibyo biraza nyuma, n'ikindi nanone ibyo biraza nyuma ntabwo yarenganyijwe. harimo n'ikindi nanone kinababaje aba sportif hagati yanyu ubwanyu Rwanda Premier League ntabwo mushobora kwicara ikibazo nk'iki ngo mugikemure mutite kino cyane. niyo mvuga nyere nicyo ni kubaza rero nicyo ni kuvuga ntabwo abantu bagombye kugera kuri iyi level, ariko ibintu byose byarakozwe nyine niho hantu hino reba Gasogi ifite ukuri mu by'ukuri. kandi nanone iyo ikibazo cyavutse nka kiriya gufunga inguni ntacyo bimaze ntacyo bibyara. Yewe utanze urugero rwiza wa Kiyovu Sport babaye rwose aba sportif naye amagaju rega umuntu yamaye ingero nyinshi, umuntu yambaye rwose amagaju akiniye mwa peresa 3 z'ijoro kubera ko abizi no kipe kari umushyitsi yaje yiyongeraho, kandi twasabye flexibility mbere bijya gukorwa cyane. Munibuke ko n'ikindi kintu kubera ko izi mpinduka zimwe na zimwe byagaragara ko zizagonga amakipe, niyo mpamvu ari ingoboka yatanzwe mbere muruka amafaranga yatanzwe ku makipe miliyoni 4 zatanzwe ku makipe zahawe no makipe mbere shampiyona ijya gutangira bamaze kongeramo no makipe kubera bavuga ati hari extra cost tubashyizeho, hari na flexibility na Ferwafa. none se umuntu yambwira ati amagaju yari yishimiye gukinira kuri pere saa 3 z'ijoro, ntabwo babyishimira. Gicumbi yari yishimiye kuza gukinira muri stade Amahoro saa 4 z'ijoro iri butaye Gicumbi, ndugira ngo biravuna ibyo bintu. none se ibitarakorewe bagenzi bawe b'abanyamuryango
ahubwo wowe uraza kubikorerwa gute ahubwo uri na visi perezida yemeye ko wagombye gukina nyuma yaho ahubwo ibyo ngibyo mugafatanya. ese nanone ku rundi ruhande ntiwaza ku kibuga kina ugakora iyo reserve y'ikirego byibuze nyuma abantu bakazabitereta ariko na reserve gukina akaba aribyo bishyirwa imbere amategeko bari clear. njye ahantu nari mfite twumvishe KNC abati ntiyamenyeshejwe nta correspondance n'imwe igeze iba turabibonye muri email niba bagusisinze nuko bakumenyesheje ahubwo nicyo kwibaza washakaga kumenyeshwa kuba ari uri official kuko mu mategeko ya Ferwa Fariki na ya Rwanda Premier League bimenye uramenyeshwa sinzi no rubanza ubwo wamumvishe ko azajurira mu burenganzira bwe kandi arabyemerewe ajurire then turebye kurikira muri rusangi kuko forfait yamaze kudekarara Gasogi yatewe maga n'ibitego 3-0 ndetse n'amande ya miliyoni 2.